Très bien. Shaka ko muririmba. Ubuzima bwacu ntibuzarangira muri iyi si. Ibyo mukora ku isi ni mubikore. Tuzigire mu ijuru. Turirimbe atrise igice kimwe. Iyo bakwizera kutabagaho tugatura mu isi. Muhaguruke turirimbane. Muhaguruke. Iyo abana jambo rihumuriza be bantu b'Imana byaba bite bera shikama mu masezerano rihumuriza amashyi ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira apana muri isi kongere komera shikama ihangane mu masezerano dukora iki rizanye ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi. Asante, thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci, François. On est avec des visiteurs. Yitwa Tabaro, à Stark. Hamwe nawe, twamenyanye n'inshuti. Ndashaka ko babibwira. Vous vous présentez, pas de souci. Et bienvenue. Ok, ça va. Ok. Bishimiye gahunda cyane. Bishimiye kubona abantu b'inyamirundi barimbye neza cyane bamwenyura baseka mubaha amashyi baririmbye Zakayo n'ubundi nicyo kibwirizwa babera igiti banyamirundi burire bareba ibyiza. Haleluya. Veuillez venir ici s'il vous plaît. Okay, si ça ne vous dérange pas. Ok. Ça va, vous vous présentez, ça va. Ok. Bavuye mu majyepfo bavuga ati turaje baje mu Rwanda ariko babonye iyi publicité y'iyi concert bavuga ati tuzajya kumva nta ndirimbo bumvaga ariko babarebaga bavuga ati bas. Amen. Ok. Ok, vous présentez pas. Sentez-vous à l'aise. Moi? Oh, oui. Il mérite une fessée, hein, franchement. Bon, alors, tu veux que je me présente? Ah oui, exactement. Alors, je m'appelle Lucette Mitrakendiaï. Je suis venue pour la première fois au Rwanda en 2016 pour TMI. Oui, pour la première fois. Et j'avais 63 ans à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai 72 ans. Alléluia. Ah, très jeune. Frères et sœurs, vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Amen. 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 Hallelujah. Ok? Vous avez tous des dons. Donc il faut les mettre en contribution pour le Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, mes bien-aimés frères. Je suis heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Donc je suis Monique Drané et je viens de la plus belle île du monde, la Martinique. Et moi, la Guadeloupe. Alors, l'appel que j'ai été sensible à l'appel que j'ai
concernant une chapelle qui sera bâtie à la gloire de l'Éternel. ibijyanye no kubaka inzu yo gusengerwamo kubw'icyubahiro cya Yehova Et pour le salut des âmes kandi no kugira ngo imitima y'abana b'Imana ikizwe qui jouiront de l'éternité avec nous tous kugira ngo bazabane ensemble. natwe by'iteka ryose. Je veux croire que chacun de nous, nous serons très généreux Ndizera ko twese twabigiramo uruhare pour la gloire de Dieu. kugira ngo tubigiremo uruhare kubw'icyubahiro cy'Imana Demeurez bénis kandi ibyo biraduhesha umugisha et à très très bientôt pour la gloire éternelle avec kandi notre vuba Sauveur vuba aha cyane turabana n'Imana Jésus-Christ. hamwe na Yesu Kristo. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mwese turaba ko mutike bonjour koko birasaba gusaba bonjour à tous. Donc moi c'est Freddy Zadig. Nanjye nitwa Freddy. Donc deuxième fois au Rwanda. No n'inshuro ya kabiri nje mu Rwanda. Donc les meilleurs chanteurs sont ici au Rwanda et c'est un plaisir pour moi. Abaririmbyi baririmba neza baba hano. Voilà, c'est un avant-goût du paradis. Mbese ni ibanze y'ibizabera mu ijuru. Donc que Dieu vous bénisse. Imana ibaha umugisha. Et l'union fait la force. Kandi ubumwe bukora imbaraga. Imana ibaha umugisha. Tabaro. Oya nawe wabasuhuza my friend. Oya. Haleluya. Amen. Amahoro y'Imana bari namwe. Nawe kandi muhorane. Sinaje njyenyine ndi kumwe na madame. Ari kumwe na madame. Sheri wanjye ageje abayambire. François, it's there. Va vers igiti. So, prenez place et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tuzajya i Nyamirundi, on sera ensemble. Tuzajya i Nyamirundi tujyanye impano yacu. Haleluya. Cyangwa tuyohereze, sava. Ariko byari byishimiye cyane. Va vers igiti. Gira mugenzi we ngo mubera igiti. Ya, bera igiti mugenzi wawe. Iyi ni story nziza cyane yanejeje. Mwagiye muyibona ku publicité babera igiti gute se nkuko Zakayo iryo somo nirihe my brother François iryo somo tugiye kugendanamo ivanjiri ya Yesu nkuko yanditswe na Luka igice cya 19:3 kugeza 6 dusomere rimwe twese dusomere rimwe 2-3 ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari kandi nawe yari mbese abantu bagiye bashaka inyubako nziza ariko ubukene bukakugira mugufi. Ubugufi ntabwo ari mu mufuka gusa, hari n'igihe ibitekerezo bwo gushushanya biriya bintu uba mugufi. Ariko yari afite inzozi zo kureba Yesu. Twagiye igice umurongo wa 4 dusomere rimwe 2-3. Number 1 yari afite inzozi zo kureba Yesu ariko afite imbogamizi ko yari mugufi kandi abantu uri benshi ari mugufi ariko ahita afata ingamba Nyamirundi yafashe ingamba tereka tujye mu muji Nyamirundi n'abahanga bafashe ingamba ariruka Zakayo arirukanka twagiye arirukanka 1-2-3 arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyura aho ngaho. Umurongo wa 5 Yesu ahageze ntabwo muri gusoma arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Oh haleluya. Umurongo wa 6 twese yururuka vuba amwakira nezerewe. Umuntu wifuza ko Nyamirundi aho badukurikiye hari abari online mwese abari online turabasuhuje. Ismael eta famille n'abandi ntavuza mu mazina nziko muri kumwe natwe. God bless you. Reka abantu baze kumanuka Nyamirundi bumva makuru banezerewe. Haleluya. Next slide. Hari ibintu tugomba kwitondera. Hari ikintu Zakayo ahuriyeho na Nyamirundi. Ibintu Zakayo ahuriyeho na Nyamirundi. Icyambere bari bafite icyifuzo. Zakayo yari afite icyifuzo cyo kureba Yesu. Nyamirundi ifite icyifuzo cyo kubakaho Yesu asengerwa. Bafite icyifuzo. Indi comparaison. Bose bari bafite inyota babuza gusinzira ku buryo bafata ingamba. Zakayo yafashe ingamba zo kurira. Kiriya giti naragikunze cyane. Mavandimwe ntuzasubiza inyuma umwana ushaka kujya kwiga. Ntuzasubiza inyuma
ntuzinjire mu rugo rw'abandi ngo ujye gutera mbutiyaje ku mugabo n'umugore. Ntuzasumbuwe umuntu ushaka gutera imbere, oya, ahubwo uzamubera igiti azamuka. Haleluya. Zakayo yarafite izo ngamba. Nyamirundi bafite inzozi zo kubaka inzu nziza kandi bafashe n'ingamba, baradutumira. Next, hariya waruri sava ntuharenge. Murabona iriya kamyo hakeneyemo umusenyi, urawubaye igiti. Kiriya gikamyo turagomba kucyuzuza tugashyiramo amabuye, urawubabereye igiti. Konkase ntago upfa kumena leta nta konkase. Hariya hakeneyemo amaferabeto, hakeneyemo amasima 5 undi amasima 5, urawubabereye igiti. Banezerwe. Quotation y'umuntu nemera, njya nemera quotation ize. Uyu mu mama yitwa Mother Teresa. Mother Teresa usomye yari umuntu ukunda gufasha cyane. Mother Teresa, abumva icyongereza dusome 1 2 3. A life not lived for others is not a life. Thank you my brother. Bishyire mu Kinyarwanda sha. Ubuzima utabereyeho abandi ntabwo aba ari ubuzima. Ubuzima butabereyeho abandi ntabwo ari ubuzima. Mu Gifaransa bavuga ngo iki? La vie non vécue pour les autres, ce n'est pas la vie. La vie non vécue pour les autres, ce n'est pas la vie. Berigiti Nyamirundi. Amen. Berigiti Nyamirundi mu izina rya Yesu. Beraho Nyamirundi. Reka dusenga Imana, dusengera iki gikorwa. Pastor Munezero, umuntu wese agira impano ye. Nanjye unsengera ndafashwa. Ngwino hano. Umuntu wese agira impano ye. Ndaririmba. Ariko mu gusenga ari igihe nanjye mukuru wanjye ari hafi akansengera numva ari sawa. Sengera iki cyifuzo cya Nyamirundi tubera igiti. Reka dusenge. Data udukunda, Mana y'icyubahiro cyinshi, turagushimira aha hantu tubivanye ku mutima, guhimbazwa, gukomera n'ubutware bibi byawe iteka ryose. Amen. Dupfukamye mu izina ryawe, dupfukamanye ibyiringiro, dupfukamanye kwizera, udukize kutizera. Amen. Iyi nzu yawe y'Inyamirundi igihe kirageze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ku bwayo. Rero aba bana baye bari aha ngaha nibo bagiye gukora ibyo bagomba gukora, nawe ugakora ibyawe. Ngaho icyubahiro cyawe kigaragarira aha hantu, kandi rwose izina ryawe ryamamare kubw'ibitangaza bikorewe aha hantu. Ngaho bitubere uko ushaka, natwe dukomeze kubaho tunyuzwe n'urukundo rwawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor arakoze, ariko buriya naho utamenya indimi nk'iza Pastor Karangwa Apollinaire, ariko ukajya uvuga ngo nibyo byiza bigire bite bimubeho. Mwumvise ko igihe yasemuraga yabwiraga barati nibyo ngibyo bikurikiyeho. Pastor, nibyo bindi byiza byose tutazi ariko Imana yageneye abamukunda, duhuze ibiganza tubisabire Pastor Apollinaire. Bya bindi byose byiza Uwiteka yageneye abamukunda bigere kuri wowe. Imana iguhe umugisha.